inje sanga mu nzu ntacyo na kimwe kirimo pe cyagiye he bakunzi ba Keza TV dukurikiranye mu nyumve neza sanga yanyibye bintu byose yabitwaye inde wiba Vicky aha ego mana yanjye umva nasanze yanyibye ariko imyenda yose yatwaye intebe araterajana sanga inzu irera n'esanga umuntu abanaga ari mu aho wabagasi wari ucumbitse kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'isanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi turi kumwe na Papa Vanessa turi kumwe mu kiganiro ngira ngo mumaze kumumenyera muramuzi hari haciyeho iminsi tubona we ndetse na Vicky yarahuye n'ibibazo nyene mwarabibonye ngira ngo abakurikiye ikiganiro mwese mwarabibonye buryo Vicky yaramezemo najya gusaba uyu nguyu ngamuvuze bikanga ni byinshi mwagiye mubikurikirana ndabizi ko mubikurikirana uyu munsi rero Papa Vanessa yampamagaye ambwira ko ashaka ko tuganira ko yifuza ko tuganira ku bintu byose byabaye ni byinshi twabonye ariko kugeza uyu munsi Papa Vanessa wowe biragaragara ko wanze kugira icyo ufasha Vicky kandi ubona karwaye mu buryo bugaragara ndetse no muri comment abantu benshi baranabivuga bati uyu mugabo n'umugome umuntu utavuze umuntu kandi ari n'umugore we wa kabiri nanone avuga ko amukunda ubizi neza kagutwitiye ni byinshi byavuzwe kandi koko ni nabyo ntabwo ibyo bavuga babeshya urumva mu buzima bwose wabanamo n'umuntu burya urenzaho ukamufasha kandi ntiwakifuriza ko umuntu ugutwitiye urubuto amererwa nabi kugeza hariya bigezaho wanga no kugira icyo umufasha kandi ubona ko akeneye ubufasha ari abantu benshi barabivuze muri comment kandi koko ibyo bavuze nibyo byagaragaye ko nta bumuntu ufite twaranakugaye rwose kirango urabyibuka Vika gusanga iwawe ukadushwishuriza ati reka biba birebire kugeza uyu munsi rero hari abantu bari kwibaza uko bimeze uko abayeho uko byagenze cyane ko cyagiye atarafite aho kuba ubu ngubu uko bimeze aho bigeze mbese imibereho ya Vicky kano kanya kuko abantu barabizi ko agufitiye umwana barabizi ko yakubiswe ndetse binavugwa ko yakubiswe n'umugore wawe mukuru Mama Vanessa urumva ko biri hafi cyane n'ubundi ari ibintu biri hafi bitari na kure hanyuma kugeza kuri uyu munsi we nka Papa Vanessa ubivuga hiki ngira ngo comment nawe urazibona ikindi wanamamagaye nanjye nifuza kubikubazaho n'abantu bakeneye kubimenya gusa reka maze nguha umwanya ubanze tubwire icyo wowe wifuje kumpamagarira nubwo nanjye numvaga nenda kuzakuvugisha ariko wowe banze tubwire nyamukuru impamvu n'uyu munsi wifuje ko tuganira ku giti cyawe murakoze mbere na mbere yo kugira icyo mvuga reka mbanze shimire abakunzi ba Keza TV show badukurikirana umunsi ku munsi ni ukuri ni iby'agaciro kandi ari benshi rwose bambwira ati turabakurikira mu bigaragara na comment zanyu turazibona ni byiza pe ndabishima cyane rero arumbaje uti amakuru yanjye na Vicky amakuru yanjye na Vicky yakomeje kutaba meza twarabibonye ni rwasere nabizi ko ibiganiro bya mbere mwarabibonye twaraganiriye bishoboka Vicky ati ndatwite iki nibiki Vicky agumya kumbera umugore utari mwiza na mukeba uri hariya nyine nuko rero Vicky bigumuko nkuko mbona sinzi amatiku yabo barakomeza ariko nyuma Vicky nza kumwegera ndamuganiriza ndamuga ko se Vicky urabona mu byukuri koko urumva uri kuka cyagihe tuza Vicky aje kukureba mu rugo urabyibuka ndabyibuka na wa mukobwa wawe hari uribuka ko yaje agubwira ngo umuvuze ukabyanga ukanatwishwishuriza uvuga ngo nta kintu wamumarira twe twaratashye mwaratashye none kuvuze ko mwavuganye ryari nyuma yuko buramutaha njeyo nyuma yaho namuhamagaye umwana atashye ndamwicaza ndamuganiriza mwangiye kubona nase muri babiri wa babiri twanye kubonana ndavuga ni mbabarira umbwiza ukuri twarakundanye urabizi ubuzima nawukuyemo nagushatse urimo wari uriho mu buzima bubi ngushaka mfite undi mugore Mama Vanessa waramubonye umugore mukuru gushaka ari mu rwego rwo kugira ngo ufashe
bitewe n'ubuzima nabonaga urimo ariko nawe ntabwo mushoboye kugira ngo umufashe nawe warifasha none se ni mu wamugiriye wenda nta kundi wabivuga yaragukeneye ariko nawe umukeneye nari mukeneye kuko none wivuga ngo wagira ngo umufashe kuko hari izindi prof wabonaga bo Viki arangije arambwira ati papa Vanessa ati njyewe nk'uko bimbwiye nandi mu buzima bubi kandi n'ubu ndacyaburimo n'ibiki rero njyewe sinyurwe n'ibyo ambwira kuko muce mu ijambo gatoya avuga yuko abantu bamukubise harimo umugore wawe ari we wabiteye kuko byaranagaragaraga nubwo atakirwa nabivuga kuko niwe muntu twaketse bafitanye ibibazo uba waramugambaniye nubwo nawe twamamaje agaca ku ruhande ubundi akabyemera ubundi akabihakana ariko byaragaragaraga ko ari we akubwira ko yakubiswe n'umugore ari we wohereje ngo bamukubite ngo bamukure miliyanda byo warabyemeye wumvaga byo bimeze gute reka rero mubwire Keza uriya mugore niyo umurebye niyo munaganiriye ntabwo agira ijambo rimwe agira amagambo menshi uhe mugore uriya Viki nyine agira amagambo menshi niyo muntu uvuga amagambo menshi niyo muntu ushaka kubura ikintu no mu kano kanya mwino saha mindi saha nabakiri kubwire rero kuri bwizo mpamvu rero nta nubwo ibyo yambwiraga ntabwo sinanabyumva sinabyemera kuvuga ngo yabana mukubise Viki abakurikiye mu biganiro bya mbere bazi uko ateye Viki n'ubundi ni umuntu si umuntu ufatika si umuntu mbega ugira uko yitwara nawe si shyashya imyitwarire ye imico ye munambe munabyuka mu kiganiro cya mbere murabizi ko twanyurijemo mu kiganiro twashwanaga dusa nkaho dutandukanamo amezi agera hafi nk'umurane yose nari kumwe nawe rero ni nayo mpamvu nagarukaga mvuga n'inda yanzaniye avuga ngo aranwitiye ngo ibiki n'ibiki nayemeraga uruhande ariko ndusinyemere ko navuga si umuntu kuko yagiye akaramera amezi hagati ya 3 n'ane sinzi aho yabaga mu byukuri bakunzi ba TV ba Keza TV mu dukurikirane mwumve aya magambo ngiye kuvuga rwose niyo mpamvu bwa kenda atari yawe niyo mpamvu bihakanaga kubera ko naye kuko urumva nubwo abagabo dupfa kwemera ibitugwiririye ariko ni nko gushinyiriza bimwe bya kigabo bari nko kwihangana kuvuga ngo naseba kwako ndi umugabo bakava wenda nihakanye umwana kandi umwana n'umuziranenge ugamwemera ariko ari nko ku ngufu cyangwa ukamwemera utamwemeye kuko hari impamvu nyinshi nashingiragaho nisi nimba umugore mumaze amezi 4-3 mutabana kandi abantu bazi Viki bazi imyitwarire ye bazi uko imico ye bazi uko nanjye ubwanjye nubwo ndabona ari umugabo we ariko wenda niba muzi imbere bamuzi inyuma ariko nkanjye w'umugabo we nkanjye w'umugabo wari umuzi imbere wari umuzi n'imbere mu mutima we ntabwo ari njye nyine ariko nta mico mibi tumubonaho nyine mwebwe inyuma nta mico mibi mwamubonagaho ariko njye umuzi imbere nk'umugabo we ntabwo njye ari njye mugabo mugiraga njye nyine uko hari ibimenyetso byinshi yanyikaga mu maso yanjye ibimenyetso byinshi yanyikaga rimwe kugenda akarara mu gasozi natahe ubundi agataha saa 8 z'ijoro nkamubaza uri hehe ngo nenda aho ushaka ariko izo nshuro zose mwavuze ngo ara mu gasozi yarabihakanaga akanavuga ariko byabaga byabaye ngo banamubeshyera atajya ataha n'injoro ese ugeze ubona umuntu wemera icyaha ugeze umuntu umuntu ujya kwibakaza akavuga ngo nibye gusa nanone cyababasha abantu nukuntu we kandi nibyagaragaye avuga ko kabamukubise boherejwe n'umugore wawe ariko ntubyiteho ibyo bamukubise ukajya ubirenzaho ntunavuga ati reka mbaze madamu wanjye niba ari we reka nyine ngugaragaze ibyo byo bamukubise ntabwo njyewe nari kubiha agaciro namba kuko ari Viki ataha saa 8 z'ijoro n'ikimenyimenyi yavuze ko bamukubise ariko manywa oya nijoro nimba bakubise ninjoro saa 8 saa 9 saa 7 uri kuvayo uri umugore bamukubise avuye mu nzu yarari mu rugo ngo baramuhamagara kuri telefone rero rwose njyewe bakunzi ba Keza TV mbaje imbere sa nk'ubiregura cyangwa ubihora kuko ntabwo ibyuriya mugore nubwo twabanye akitwa umugore wanjye ariko ntabwo imico ye nanjye ubwanjye yarananiye ndi umugabo we nanjye ubwanjye taga saa 8 saa 9 uvuye heje ngo mvuye aho ushaka gusa uwo muntu ikintu iki warenzaho namubaza yaratarataje ese nk'umudamu waraye ngo ari kumbaza iki ngo nunashinzwe ngo niwambyaye ibyo bintu yarabikubwiye yego mana yanjye rimwe se kabiri se yego mana akanyizwe kigize akabango ngo naraye aho ushaka ngo ibyo ni ibindi basi bikureba ngo nanda yawe natwaye
ntuko ubwo rero ibyo byose nibyo nashingiragaho hanyuzemo na cyagiye tanyuzemo ameze hagati ya 3 8 nari kumwe nawe niyo mpamvu iriya nda nayimiraga navuga ngo wenda yaragerarana n'abandi bagabo sinzi aho yararaga sinzi aho yagiye ajya niyo mpamvu rero urumva ibyo n'ibimenyetso nashingiragaho byo kutayemera ariko gusa wenda dutarutse gatoya hari akantu nyuma naje kumushimira gato kuva nabana nawe cyangwa kuva nagendana nawe mu rugendo rutari rugufiya abakunzi badukurikirana ba Keza TV show bagerageje twagerageje gukurikira bakabibona naje kumuca gihe wari wambajije mbere uko mwari mugiye cya gihe ubwo duheruka naje kumwicaza ndamuganiriza ndabwa nimbabarira umbwiza ukuri nk'umudamu wanje koko mu by'ukuri ko twabanye tukajyana kabisi nagahiye kuzi ko wanyubashye bihagije nanjye ngakubaha bihagije ndamwica namwe nimbabarira umbwiza ukuri indo twite ni yanjye koko cyangwa no kumarabika no kusiga icyasha kugira ngo n'abadukurikiranye baje bumva ko ndi umugabo mubi cyangwa bumve ko ndi umugabo w'igisambo cyangwa bumve ko ndi umugabo wanga ubombuziranenge uri mu nda n'abandi nagomeje ko na n'uyu munsi nagomeje ucimbwira ko umwitiye niyo mpamvu nanze kuva ku ijipo niyo mpamvu nakomeje kwikuba ku gitenge kugira ngo menye neza nimba uwo muziranenge urimo ariyo maraso ari mu nda yawe ari ayanjye koko niyo mpamvu ro nkwicaje nkangawe nimbara umbwiza ukuri gusesuye turuwa babiri nje nawe nta wundi wa turi impande sha kese ngubese Vicky byaramuyobeye nayo byabaye nk'ibimucanga n'undi murabizi kameze nko wisara cyo koza bajye gumusaza rasiraka ku ijambo wa mugani ubwo kubw'amayiwe nagiye kumva no Vicky abaye nkambo horambwa terega buya papa Valisa ati buriya nda nubwo nyitwite ati si yawe ye baba we yarabikubwiye nukuri ko Imana yabimbwiye oya yarambwiye ati iriya nda si yawe muri kumwe muri babiri turi babiri amwe ati iriya nda nubwo ubona nyitwite ati nyine kuyikuzanaho byaramwatakira ngoye nabonaga nta bushobozi mfite kandi wenda ngabona wowe arakantu gace gishoboyemo wenda ko kuzafasha kubona mu byara cyase ngana muriro urumva ati rero nabonaga nta nundi muntu nyine nzamushyira ubwo rero mwarahoye murabiganira kubwira ko inda atari yawe naramwiyicarije inju bwanje akubwira ko ibiyande ndamubwira nimba mbwiza ukuri urumva we kumye kusiga icyasha we kumya dufite tumaze kugira abafana benshi badukurikirana kandi babasha kumenya ibyacu ko byagenze n'inzira byanyuzemo ndabwana nk'umuntu twagiranye ibihe byiza nagukunda nawe ukankunda mwagera ubwo ngushaka ukaba wa kabiri hari mu kibaye mukuru ramuzi ni niyo mpamvu mwicaje ngo umbwize ukuri bagunya kusiga icyasha nimbe iyo ndaho ko ari yanjye wowe mbere umvisha wenda mubwiye amagambo y'ingenzi cyangwa akomeye simbizi atereka cyo papa Vanessa ati byaramatakira ngoye ko ubuzima nari ndimo nari nyenye nari bivuze ko yakubeshyeraga ntandawo ati rwose nabonaga ubuzima ndimo bugoye ngira ngo ndeko bwaca kabiri ndeko wagumye kufasha ntabwo ni se yari irimo cyana yari irimo arambwa ati buje nani ndanari ifite rwose nakubeshaga nababeshaga kugira ngo ndeko bwaca kabiri ndebe ko nibuze nabone cyo kuri ari ijoro ntabwo atwite nandera yari afite byarangiye mwe nanda afite pe yabeshaga wewe ndakukubwira ko atari yawe yabeshaga kugira ngo areko bwaca kabiri kugira ngo areko yabona amaramuko kugira ngo abone ko yagumeza kugenda yicinga nuko nukuvuga ngo we yakubwiye ko inda atari yawe ibyo wenda birashoboka anakubwira ko nta ataranatwite yameke nayo rafite nanda rafite rwose nayo akaza kuri kamera akabyinda agakambara robe akavuga ati ndatwita akarira kuri nanda afite cyo kibazo se nyine kuza kubesha abafana bacu badukurikiye cyangwa nawe yarakubeshye se birashoboka wavuga ko utwite udatwite oya ntago yambeshe nanda yari afite nikimenye nyine ngo mutugeze mureka zayibyara none nawe yari afite nanda yari afite ahubwo nyine yagira ngo ngabona ko cya kabiri ngareko ya karahari cyo hase nawe kudakukika nawe ko nta cyakuvagaho ndange se ko ndi umukene nanjye ntacyo mfite nyine nuko rero ndamubwira se washaka kugira kuki wumvaga kubeshya abafana badukurikiye kandi ko badukunda ari benshi bamaze no kudukukira ari benshi
kubera iki wakoze iryo kosa ryo kubeshya abafana bacu badukurikiye koko ni wowe yabeshyaga wumva urava kanje yabeshyaga ariko nanone ku rundi ruhande wamwumva urumva wewe hari ukuntu umenyera n'umuntu kavuga ati ndamutse nkoze iki kintu byibura byamara iminsi byamara iminsi je nabango ngo kugira ngo wenda bube bwaca kabiri cyangwa se byo kuvuga ati mbonaho nibogeka kabiri bo yakibyo tubiveho nibyo rero nibyatinze ngo tubiganiraho gutyo ambwira ko none yangira birarangira kubwira gutya kubwiza ukuri yarambwira ati rero nyuma y'ubu ko kubwiza ukuri uko nguko mbabarira ngende sanga umukobwa wanje yatuye iriya za Karongi kuko nago nakomeza kubana nawe ufite undi mugore mukuru yewe ninda nayo cyakoze numva abantu numva nibyo bambwa numva baye nkambwe nago beza kubana nawe nanda ngutwitiye kandi ufite umugore mukuru wa Vanessa arahari ati byiza reka nigendere ari umukobwa wanyu tuye iriya Karongi ati ndagiye niwe ngiye kubana nawe inje sanga mu nzu ntacyo na kimwe kirimo pe cyagiye bakunzi ba Keza TV dukurikiranye mu nyumve neza sanga yanyibye bintu byose yabitwaye inde wiba Vicky aha ego mana yanjye umva nasanze yanyibye ariko imyenda yose yatwaye intebe araterajana sanga inzu irera umuntu abanaga ni mu aho wabagasi wari ucumbitse ubu yaragiye ari Karongi ku mukobwa we ntaga kiri i Kigali byo nanjye ndabizi tugeze kuvuga ntarambwira ngo arabona i Kigali biri kwanga azigira Karongi haba umukobwa aha ndumva abantu bamwe babizi umukobwa we ni haba wa mukobwa we ni haba urumva bagiye kubana nyina byiza afite n'umuntu uri kumwitaho umurwaje afite umuntu uri kumwitaho yarakize no kwivuza kuko urumva uburyo yarameze twebwe kuko twari tubizi ko atwite n'uburyo yakubiswe no mu maso uburyo yarameze yarababaje pe yaragaragaraga ko yakubiswe ariko no mu gukubitwa akavanga uri mu cebe ngo amukubitishije mama Vanessa ngo amukubitishije rero jewe uruhande rumwe simbyemera nabyo nkavuga se mama Vanessa ko nzi ko yitonda kari umugore mukuru amenyereye kwihangana karinya kuruha ibyo namukore byose ko yiyakiriye yagiye gukubitisha none akaba yarakubiswe nawe ubwe nazi none akaba yarakubiswe ni mama Vanessa buri yajya gukubitisha umuntu yabihera hese yabimenya abivuga ate yamenya nyine akaba yarakubiswe n'abandi yari kubitishije se jewe ko nabonye yakubiswe Vicky ni ya majuru yarara no gukunda kubaho uko yiboneye nawe nagashobotse abamukurikiye muramuzi bana naje mumureba muramuzi ntago nawe ashobotse ni wa muntu udafatika ni wa muntu udahanwa ni wa muntu uyirarira habonye ni wa muntu na mbere na kare wari usanzwe atarari wanje rimwe na rimwe rero abantu iyo abantu batandukanye yanyuzagamo agataha amajoro yego reka nguce mu ijambo gato urumva wamenya ngo uwo muntu yazize he koko okay hari igihe abantu mutandukana wamara gutandukana n'umuntu ugatangira kuba ari bwumenye ibibibye none byose ko wari ubizi si wabyihanganiye n'ubundi mugakomeza mukajya nyine narabyihanganiye ubundi bwo bimenye se cyane nyine numva narabyihanganiye ke ariko nyuma yo kubyihanganira niyo mpamvu hajemo gushidikanya yuko nanjye nemeye ko mu Vanessa wamukubitishije ko ntabwo nanjye gushinja umuntu yakubitishije undi naramubonye nanjye nabyumvishe gutyo ngo yarakubiswe cyo nabona ko yakubiswe koko ariko ngarutse kuri ya majoro yararaga ngarutse kuri kwa kudahanwa kwe ngarutse ishuro nyinshi nagiye mubwira wajya utakare uri hehe yajya kumura kamango se namubyaye ngo simucunga umva ari kongeraho iki ayo magambo yarakubwiye we umuntu nk'uwo rero niyo mpamvu n'ubundi haza mu rujijo numenye ngo wenda yakubiswa kubera ko amafuti ye nirabifashe ko yakubiswe kubera amafuti ye cyangwa se kubera kwa gutaha kwe n'ijoro nuko ari muzima kuko ntago wenda ko yakubiswe kwa muzima ko ni muzima yarakubitishije yanivuje icyangombwa nuko ari muzima ahubwo abantu benshi baravuga bati se Vicky amerewe ate afite aho kuba koko cya gihe aza kugura ntaho kuba yari afite ese yarivuje yarakize ubwo tubyemeze ko yakize kuko ari Karongi ngewe ntago nanjye duheruka kuvugana ariko ubwo ariko ngejeje n'iminsi ishize agiye ubu kuba yarakize ku bafana badukurikiye Vicky yarakize yaragiye arivuza namushakiye amafaranga agira nko 30 nk'umuntu w'umugore wanjye twabanye aramuhaye 30 umuntu twabanye navuga nago yagenda gutyo namuhaye agatike
amafaranga ndamubwi gendwa muravugana ariko wowe muravugana mbo rimwe na rimwe birashaka ko tuvugana ariko bundi ntabwo bikunda ko tunavugana aho bishobokeye turavugana ubundi ntituvugane byibura urumva ngiye nashaka kumenya niba muvugana byibura niba ubameze neza niba yarakiza ameze neza nibyo by'ingenzi ubundi naho ibindi byo ukira yarakize rwaserera kuko urumva ikibazo gikomeye twari twagize kuba umuntu yakubitwa kuriya atwite urumva bakubita mu nda nanjye ugakimara kumbwira kinda nayo twari twahanganye nayirimo nanda afite yaratubeshaga kugira ngo abone imibereho cyangwa se naho yikinga kabiri numvisha kuri ngende uhutse kuko nicyo cyatumaga ngumya kumwizirika ku gitenge nawe wanyuzaga mukamwigarika nyine kumwigarika si ukundi ahubwo navuga si nimba afite amaraso yanjye koko azakenera kubyara azakenera materiyeri azakenera kabazo utuntu ababyeyi bakenera mwese muri ababyeyi barabizi utwo tubuto twose dutandukanye buri muntu aba yatwariye andi abajya kunda ngese inkweta simbeza akaba ndabyumva twita twashaka niyo mpamvu rero nagumazaga kumva katanja kure kumva ko nanjye namujya kure numva ko nakomeza kumuba hafi kugira ngo isaha ku isaha nigira gukika mufata byibuze mbashe kumenya uko ndi bumurwaze bashe kumenya uko ndi nimbara ukabutakeneye barabeza abantu batwite ngo bakina utuntu tuneke uturonji utuntu ngutwo ngutwo ni twice umuntu akenera ubwo rero mbwiye ko nande irimo numvishe ngiye mbaye nkaho nduhutse numvishe kamwije ukuri ndavuga ni byiza Imana ishimwe kuba na mwana wanjye uri mu nda yawe ni nawe watumaga mangayika cyangwa uhangayikira nkora ku gitenge nubwo rero reka dutandukana amahoro ngumane n'umugore mukuru twabyaranye w'isezerano wowe wigendere tubivugana uko nguko tubyemeranywaho abo kandi kantu kaje kumbabaza nyuma yaho sinzi ahantu nigeze kujya hari inama nigeze kujyamo nyitindamo na mama Vanessa ni yarahari sinze naho yari yagiye na meruka cyagiye ucumbitse hahandi utarasubira iwawe oya hariya nari icumbitse nyine hariya nari icumbitse ariko icumbi ni icumbi ntibicumbitse nyine ubucumbitse hariya najya ngo niha amahoro ndebe ko byibuze urusaku rwabo rwagabanuka cyangwa rukangabanuka aho nkareba ko byibuze nahumekamo kabiri ubwo rero mfite tubigana uko nguko mbonye numvise ko ku bw'amahirwe n'amaraso yanjye agifite niyo yamangayetsaga niyo yatumaga mwizirikaho numva ko mbohotse cyangwa se nambohoye ubwo biba ngombwa yuko subira ku mukuru wasubiye kwa mama Vanessa subira ku mukuru kuko numva ko ari we sigaranye undi numva ko nakiri kumwe nawe kubera ibyo bibazo byose byambeshe ngo naranwitiye inda nayo iki n'ibiki ndavuga ni rero nta kundi ahubwo akane gakusaje kunywera nyuma yaje kutambira umwana mwiza indese Vicky nyine Vicky mama Vanessa nta kibazo ubwo yimvishe ko nyine nyuma yarumva ko ngiye utandukana cyangwa yenda yumva ko nta nzonya kurana cyangwa n'iki umva sinzana nagiye ari nama twagize yabaze nk'umunsi wose nyigiyemo ko yarazi ko yagiyemo wari ucumbitse kubona n'icumbitse ariko amazu inzu twabagamo abenshi badukukiye baranayibonye imwe yabanagamo na mukeba we mama Vanessa niyo rero nazaze tuntu ikote mutwe sangayo twaye imyenda ngiye ngo baye ngo bigiye ngo bigeze ngo kwitwika kera ngabandi banyingweze ngo kuyimutwikira ngo nibi kiba gifitanye amakimbere na mukeba we arangiza agenda girara mu byanjye sanga byose yakoreye ijyanye ndeyo nani mwe ndasigaranye naki sanga yambare byose aga televiziyo yatwaye ne urumva Vicky yakitwaye yakwiba imyenda yawe ngayigira ate ndabizi se nese kubijya imyenda yawe yabonaga ari agaciro naza ndayigurishe akwembye arira cyangwa se kuri simbizi nuko rero nese undi waje kwinjira mu nzu yanjye byabindira kwa kundi wumva ko umuntu mumsanye ikibazo ukagira ko vuga ati niwe wangiriye nabi